Aya basi murakaza neza kuri channel yanjye, nawe mushyashya nawe musangwa. Iyo mushyashya banza ukande akamenyetso k'umutuku ka subscribe, kandi akazogera like na comment tujye tujyana umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tukaba tugiye kureba ibintu bitanu byadushishikariza gutora umuyobozi Paul Kagame. Ibintu bitanu yatugejejeho igihugu cy'u Rwanda muri iyi minsi cyangwa muri ibi bihe atuyoboyemo. Ikintu cya gatanu tugiye guheraho rero aricyo Perezida Paul Kagame n'akanama nkemurampaka bicariye baranariza, ahita bita uburezi. Uburezi buri henshi tugiye kuvuga mu gihugu cyacu bwakira bugacya. Reka duhere mu burezi bw'amashuri. Wasangaga hari ababyeyi batohereza abana babo ku ishuri kubera yuko abo bana babaga badafite minerivare. Ugasanga hari pirimeri zikiri ibihumbi 80, pirimeri zikiri ibihumbi 40. Barabyicarira babishamo imbaraga nka leta. Ubu ngubu pirimeri bayishyize ku mafaranga 900. Nta pirimeri yemerewe kurenza amafaranga 900 yishyuza umubyeyi, yabihanirwa n'amategeko. Akaba ari ibintu dushimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, akaba ari nayo mpamvu turi gukomeza tumwamamaza, akaba ari motivation yaduhaye. Rero Perezida wacu tukaba dufite ibindi bintu byinshi tugiye kugenda tumanukana countdown, tureba ibintu byiza byatuma tumutora, binashishikariza n'abandi banyarwanda ko bamutora. Ku mwanya wa 4 turahasanga ubukerarugendo. Perezida Paul Kagame yafashe ubukerarugendo abugira nk'inkingi ya mwamba y'igihugu cyacu. Urebye wasanga ubukerarugendo ubundi buri mwaka mu Rwanda bwinjiza akayabo ka miliyari 200 z'amanyarwanda, ubwo ni miliyoni 200 z'idolari. Aya mafaranga ni amafaranga menshi ku buryo atabura icyo akora mu gihugu. Ayo mafaranga yafasha abakene, amafaranga yajya mu gazeti ya leta, amafaranga yakifashishwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye bifitiye leta akamaro n'abaturage. Ubukerarugendo bukaba bwarateye indi ntera, aho perezida yasinyaga amasezerano na Arsenal yo kuba yabamamariza ubukerarugendo bwo mu Rwanda. Kuba nyine Arsenal, Bayern Munich, PSG bambara Visit Rwanda ku majezi yabo. Ibyo nabyo ni ibintu leta yashizemo imbaraga kugira ngo bibashe kuba byabaho, kuko usanga bakura baba bashizeho amazina ngo Visit Rwanda ku majezi yabo. Bifasha nk'abanyarwanda kuko abazungu baraza bagasura, bakishyura amadovize. Ayo madovize akifashishwa mu kubaka igihugu kugira ngo rigane ku iterambere rirambye. Mwibutsa wowe uri mushyashya kuri iyi channel, banza ukore subscribe, like na comment, kandi wanze urebe iyi video yacu mpaka ibintu birangiye. Noneho ubu bukerarugendo babushize ku ntera iri hejuru, aho abazungu basigaye baza bakishyura amafaranga ari hejuru kurusha y'abasangwa. Kuko ngo umunyarwanda cyangwa umuntu utuye muri icyo gihugu ufite ubwenegihugu bw'u Rwanda yishyura make ugereranyije n'uturutse hanze y'igihugu uje ubukerarugendo. Ubukerarugendo ahubwo bakaba bababazwa n'uko natwe nk'abanyarwanda tutabushyigikira, tubukunde tubigire ibyacu nk'abanyarwanda. Ariko tukaba dushimira umusaza Perezida Paul Kagame kuba yaratugejeje kuri ibi bintu. Ibi ni ibintu bikomeye cyane, nk'uko yasanze igihugu kiri mu marira akaba yaragifashe, akaba yagejeje kuri ibi bintu bitanu tugiye kureba. Ikintu cya gatatu rero tugarukaho cyinshi abantu bakunda n'urubyiruko, imyidagaduro. Perezida Paul Kagame turamushimira kuba yarubatse inzu mberabyombi ariyo bita Kigali Arena. Kigali Arena iberamo match zigiye zitandukanye za bar na basketball, ariyo ubona yashize imbaraga nyinshi muri foundation ya African Giant, murayizi abantu benshi. Noneho tukaba tugiye kureba ni irihe tafari yashize ku myidagaduro. Mu myidagaduro harimo za football, hubatswe Pele Stadium barayivugurura, Amahoro Stadium ubu ngubu bisigaye imeze nk'izo hanze za stade zose zakira imikino mpuzamahanga. Ubu tuvugana Amahoro ifite n'umwanya wo kuzajyamo VAR. Urumva ni ibintu bishimishije kuko Amahoro ishobora no kwakira igikombe cy'isi.
tube tubifitemo amahirwe. Tukahita tujya kuri iriya Kigali Arena. Kigali Arena akaba ari inzu yifashishwa n'abahanzi kuba yakoreshwa n'imiziki yabo, bapafominga imideri, ibintu bigiye bitandukanye bijyanye n'imyidagaduro, harimo gukina basketball, fashion, gucuruza ibintu bya made in Rwanda ndetse n'amasoko agiye atandukanye n'ibintu bigiye bitandukanye. Iri myidagaduro bakaba barayishyize ku rwego rwo hejuru kuko mu Rwanda ubu ngubu hari amasitade menshi, hakaba hari inzu mberabyombi nyinshi kandi n'ayo masitade yaberamo ibyo bitaramo by'abahanzi. Abahanzi rero bakaba bumva ari nk'itafari perezida yashyize ku bikorwa byabo, bakaba bamushimira cyane, kandi ariyo mpamvu turi hano kugira ngo tumutore, nta muntu wamujyana iyi ngoma. Nongera mwibutsa wowe mushyashya kuri iyi channel, ura subscribe, like, comment kugira tujye dukomeza tubana buri munsi. Tugiye kujya ku mwanya wa kabiri. Umwanya wa kabiri wo turi wasange ubuhinzi n'ubworozi. Ubuhinzi n'ubworozi rero babushize ku yindi ntera gute? Babushize ku yindi ntera gutya, kuko wasangaga abaturage b'abakene nta ruvugira bafite. Kagame aravuga ati azana porogaramu ya Gira inka Munyarwanda. Porogaramu ya Gira inka Munyarwanda rero, ba baturage baba bari mu cyiciro cya mbere batishoboye, buri muturage bagiye bamuha inka, imashini ziriya zihinga kugira ngo bifashishwe gukora product nyinshi cyangwa se umusaruro mwinshi ujyanwe mu nganda. Umusaruro numara kujyanwa mu nganda havemo ibizabatunga n'ibitunga abana babo n'ibituma bajya ku ishuri. Ako akaba ari akazi leta isa nkaho yahaye abaturage mu cyayenge, cyangwa ni akazi yahaye abaturage mu cyayenge inabahiriza n'ubuzima muri make. Yarabaremeye muri make za mvugo zacu z'iyi minsi, kuko barabafashe babahereza imashini z'ubuntu zihinga, babahereza inka buri muturage akajya yorora inka yiwe, anakora ubuhinzi bwiwe ku mashini za leta. Imisaruro babonye bakayiterateranya bakayijyana mu nganda zikabitunganya, akaba ari byo tugurisha mu gihugu, ari byo bigenda bizenguruka bikatuviramo igisubizo cyo kuturinda inzara n'amapfa. None iyi leta yacu yayobowe na nyakubahwa Paul Kagame akaba yarafashe ibintu byose akabishyira ku murongo. Abaperezida bamubanjirije nta n'umwe wabishoboye. Uyu muperezida akaba ariyo mpamvu tumushimira tubikuye ku mutima, akaba ari nayo mpamvu tuzamukurikira dukomeza kumutora. Nongera nibutsa wowe mushyashya kuri iyi channel, ufunguye iyi channel ya 90 TV show, ura like, comment na subscribe kugira ngo dukomeze tubana buri munsi. Tukaba tugiye kuvuga icya nyuma. Kugira tuvuge icya nyuma tubanza duhere ku cya gatanu tumanura kugira ngo wibuke ibyo twavuzeho. Twavuze uburezi mu mashuri, ubukerarugendo mu Banyarwanda ndetse no hanze y'Abanyarwanda, imyidagaduro mu Banyarwanda ndetse no hanze y'igihugu, ubuhinzi n'ubworozi mu gihugu cyacu. Hano nongera mbabwira yuko mu gihugu cyacu mubizi ko duhinga ikawa n'icyayi na za ndabo zivamo parufe, akaba ari byo bituma twinjiza n'amadovize yandi. Umwanya wa mbere rero turahasanga ubukungu. Ubukungu mu Rwanda rwacu hari amabuye agiye acukurwa agiye atandukanye, harimo zahabu, koruta, cotton, tin n'andi mabuye agiye atandukanye y'agaciro. Akaba ari amabuye adufasha kugira ngo igihugu cyacu gikomeze cyinjize amafaranga mu igazeti ya leta, kugira dukomeze kubaka imihanda, ibitaro, amashuri. Ibyo ngibyo rero, ayo mabuye y'agaciro akaba acukurwa bishyizwemo n'imbaraga za leta n'imashini zabo, bakaba bayacukura bakayagurisha hanze, kuko ntabwo dufite umuriro uhagije cyangwa ubushyuhe buhagije bwayengesha ayo mabuye, kuko abakeneye ubusanga akeneye na dogere Celsius 1000, ubushyuhe bugera ku 1000. Ubushyuhe bugera ku 1000 ni ubushyuhe bwinshi, kuko ntabwo urugero urebye nk'iyo amazi yashyushye cyane aba yashyushye ku 100. Uzayakore mwumve ku ntoki.
n'ubushyuhe bugera ku 1000 muri Afurika ntabwo tugira, bayohereza hanze kugira ngo bayagurishe. Iyo bayohereje hanze rero agenda akabyara amafaranga akaza mu Rwanda, ariyo ubona bubatse imihanda, amashuri n'ibindi bikorwa remezo, tukiteza imbere mu iterambere rirambye n'igihugu cyacu. Kandi koko usubije amaso inyuma, kuva Perezida Paul Kagame nyakubahwa muzehe wacu atangiye kutuyobora nibwo twateye imbere biteye ubwoba. Rero ndagusaba yuko ikiganiro wacyumva ukagisharinga n'abandi banyarwanda kugira ngo urusheho gutora umusaza. Kandi ndabinginze mukore subscribe, like, comment ndetse na share. Bifuriza yuko amatora kuri 15 yagenda neza kuri buri wese, agatora ibimunyuze, bimunogeye, ibyo yifuza, ibyo abona bikwiye, ibyo abona bigezweho. Ciao ciao, amakuru yacu nakagaruka. Ushaka no kuduha n'amakuru watubwira. Bye.